mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'imisozi igihumbi kiri gutera imbere buri munsi. Ariko se wigeze wibaza aho abakire benshi batuye, aho inzu zihenze ziherereye, imodoka z'agatangaza n'ubuzima bwisumbuye buboneka? Ese waba warigeze kwibaza akarere kaba karahize akandi mu kugira ubutunzi ndetse n'abakire bahatuye badasanzwe? Uyu munsi turi bwihere ijisho uturere 10 dufite abakire benshi mu Rwanda, aho amafaranga atemba, ubucuruzi bubyara inyungu n'ubuzima bwo ku rwego rwo hejuru buhita bugaragarira amaso. Tugiye kurambura igitambaro gitwikiriye iterambere ryihishe inyuma y'imiturirwa n'ibikorwa remezo byagutse. Reka dutangire uru rugendo kuva ku mwanya wa 10 kugeza ku mwanya wa mbere mu karere karusha utundi ubukire n'iterambere, ndetse ugasanga abakire bose niho bibanze, niho bagiye gutura. Turahera ku mwanya wa 10 tujya ku mwanya wa mbere. Nkubwira ko ari nge Mr Scolaire Kizito, ni ngewe ubagezaho byinshi mutigeze mumenya, ndetse byinshi muhora mwibaza, byinshi muhora mugirira amatsiko. Kuri munsi wa none rero nge muri kumva ni Kizo nk'ibisanzwe, ndabasuhuje muhawe ikaze kuri ino channel umuyoboro wanyu, dore ko mugezwaho byinshi bigiye bitandukanye. Kwibutsa gukora subscribe niba ubanye natwe bwa mbere, niba utarayikoze, ndetse niba warayikoze ubinjiye mu muryango mugari aho dusanga byinshi byiza, twakura ubumenyi, twakura n'ibindi bigiye bitandukanye, haba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yaho tubagererayo. Tutabatindiye rero ku mwanya wa 10 nk'ibisanzwe turasanga akarere ka Rubavu District. Ni igice cy'ubukerarugendo gikomeye gicumbikira ba mukerarugendo benshi bavuye mu mahanga. Hari hoteli zihenze nka Serena Hotel na Kivu Lodge, abacuruzi n'ibikomoka ku buhinzi, itangazamakuru n'ubwikorezi bwambukiranya umupaka kuva Goma ujya Rubavu cyangwa se kuva Rubavu ujya Goma. Hari imodoka nyinshi zihenze ndetse n'abashoramari bafite ibikorwa remezo bikomeye, dore ko bafite n'ibikorwa bigiye bikomeye, ugasanga abakire benshi bahisemo kuhatura. Aho ako niko karere ka 10 dusanga ku mwanya wa 10 gatuwe n'abakire benshi. Ku mwanya wa 9 turasanga akarere ka Rwamagana District, iherereye hafi ya Kigali kandi ifite iterambere riri kwihuta cyane, dore ko ari akarere gaherereye mu ntara y'Iburasirazuba. Rwamagana ifite ibikorwa remezo birimo amashuri mpuzamahanga, inganda n'ubucuruzi. Hari abanyamafaranga bakomoka muri Kigali bahimukiye kubera ubutaka bunini buhari n'amahirwe y'ishoramari, dore ko ari akarere gatuje kegereye umujyi wa Kigali, ndetse ugasanga abashoramari bahisemo kuhimukira no kugira ngo ibikorwa byabo bikomeze bitere imbere. Akaba ariko karere dusanga ku mwanya wa 9. Nk'ibisanzwe rero tutabatindiye akarere dusanga ku mwanya wa 8 turasanga akarere ka Nyagatare District, igizwe n'aborozi n'abahinzi bafite ubutaka bunini kandi bwera. Inyungu ziva mu bworozi bw'inka n'amatungo magufi zatumye benshi baba bakire, ugasanga benshi babaye abaherwe, dore ko Nyagatare ari akarere kazwe mu kugira ubworozi bw'inka n'amatungo ku rwego rwo hejuru mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ugasanga hari abatunzi benshi, hari ibikorwa byinshi bijyanye n'inganda z'amata, ibikomoka ku buhinzi n'ubwubatsi, ndetse ugasanga Nyagatare nayo irimo abakire bagiye batandukanye, ndetse bamwe bagahitamo kuhatura, abafite inzuri, abafite inka nyinshi, ugasanga bose bahisemo kwibera muri aka karere ka Nyagatare. Nyagatare rero ibyo bigatuma gashyirwa ku mwanya wa 8 mu karere gatuwe n'abajejeta franga benshi. Ku mwanya wa 7 rero turasanga akarere ka Nyanza District. Ni ahantu hari amateka y'ubwami, dore ko ari kamwe mu karere gatuye mu ntara y'Amajyepfo, aho hakomoka imiryango y'abafite ubutunzi bw'igihe kirekire, ndetse hari abantu bafite amasambu manini, imitungo y'ubukungu gakondo, ndetse n'amazu y'akataraboneka. Abaturage baho barangwa n'ubworozi n'ubuhinzi bugezweho, naho tutibagiwe ko haba inka, ndetse ugasanga hari abatunzi, hari abantu, dore ko hari n'amateka y'ubwami, ndetse ugasanga na akarere gatuwe n'abakire, na akarere kahisemo kuba katurwa n'abakire benshi cyane. Ku mwanya wa 6 tutabatengiye turasanga Huye District, nayo na akarere gatuye mu ntara y'Amajyepfo, ndetse akaba ari akarere gafite abanyabwenge benshi n'abakozi ba leta mu nzego zo hejuru. Abakozi ba leta bagiye batandukanye banyuranye mu nzego zigiye zitandukanye, bose tubasanga mu karere ka Huye. Ni umujyi w'uburezi kandi ufite kaminuza y'u Rwanda, dore ko kaminuza nkuru y'u Rwanda n'amasomo akomeye y'iyobokamana n'ubuvuzi byose bigiye biherereye muri ako karere. Hari abaturage benshi bakorera mu mishinga mpuzamahanga n'ubucuruzi banyuze mu buryo bwo kunguka.
ugasanga nako ni akarere dusanga ku mwanya wa gatandatu gatuwe n'abajejetafaranga n'abantu bafite agafaranga. Ku mwanya wa gatanu rero nje ntabwo njya batindira, ku mwanya wa gatanu turasanga akarere ka Musanze district, akarere gatuye mu ntara y'amajyaruguru ndetse kazwiho kuba igicumbi cy'ubukerarugendo. Volcano National Park bagiye kureba ingagi, icumbikira ba mukerarugendo batunze cyane, ndetse ugasanga baturutse mu mahanga baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye baje kureba ingagi. Ugasanga Musanze irimo amafaranga, hari hoteli nyinshi zihenze ba nyirazo baturuka mu Rwanda no hanze yarwo, ariko ugasanga benshi bahisemo kwiturira muri aka karere ka Musanze. Hari abafite ndetse n'inganda zicuritse ndetse n'inganda ziri hejuru zifasha abahinzi n'abacuruzi, dore ko izo nganda zimwe ziri mu bigenda bitunganya imyaka igenda ikomoka ku buhinzi. Ako akaba ari akarere ka Musanze kari ku mwanya wa gatanu mu turere dutuwe n'abajejetafaranga. Ku mwanya wa kane turasanga akarere ka Karongi district, ni akarere kazwiho kuba kegereye ikiyaga cya Kivu, kakaba gafite ubukerarugendo bwinshi n'abashoramari bifite, dore ko bafite amafaranga, umutungo ndetse n'umunezero udasanzwe. Abarusha abandi ubutunzi nibo bashoramari bafite hoteli, amaroji ndetse n'abacuruzi b'amabuye y'agaciro, dore ko aka karere ka Karongi ariko karimo ya hoteli nziza benshi bagiye bakunda kumenya, hoteli nziza isize amarangi y'umweru abenshi bakunze ku rwego rwo hejuru. Karongi rero nayo ikabiza ku mwanya wa kane mu turere 10 dutuwe n'abajejetafaranga, ndetse abajejetafaranga bahisemo, dore ko ari n'akarere kegereye ikiyaga cya Kivu, ndetse icyo kiyaga cya Kivu kikaba kigendererwa na ba mukerarugendo benshi baturutse mu mahanga, baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye. Ku mwanya wa gatatu turasanga akarere ka Gasabo ni akarere kari mu mujyi wa Kigali, akaba ari kamwe mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, ariko harimo imiturirwa imidugudu y'abafite nka Vision City, Kinyinya n'abahandi, ndetse hagiye hatandukanye. Aka karere ndetse kakaba gashyirwa ku mwanya wa gatatu, akarere ka Gasabo, ahantu benshi baturuka mu nzego zo hejuru za leta, ba rwiyemezamirimo n'abayobozi b'amabanki n'ibigo bikomeye batuye muri Gasabo. Gasabo akaba ari igicumbi cy'umujyi wa Kigali, ndetse ugasanga igihugu cy'u Rwanda n'akarere gatuwe n'abajejetafaranga, abantu bafite amafaranga adasanzwe, ugasanga bahisemo kwiturira muri aka karere, niyo mpamvu gashyirwa ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa kabiri turasanga akarere ka Kicukiro mpora mbivuga, nayo ni akarere kari mu mujyi wa Kigali, ni kamwe mu turere dutatu. Uyo urebye za Nyarutarama, Remera, aho hose hatuwe n'abajejetafaranga, n'ahantu h'ubuzima buhenze, hoteli zikomeye, inyubako z'abashoramari n'imodoka zihenze cyane, zimwe zitwa za Beast Car. Izi ni imodoka zihenze cyane zifitwe n'abantu bafite amafaranga adasanzwe, aho usanga inzu zibarirwa muri za miliyoni zirenga 500, n'ubuzima bw'abafite bugaragarira mu serivisi y'amafaranga, ndetse hari imishinga ikomeye irimo Kigali Business Center ndetse n'ahandi. Aka kaba ari kamwe mu turere ka Kicukiro gashyirwa ku mwanya wa kabiri mu turere dufite ndetse tunatuwe n'abajejetafaranga, aba businessman bahisemo kwiturira muri za Nyarutarama, za Remera. Iyo ugeze kure ari amazu ariyo ubusanga ari akarere gatuwe n'abifite, ndetse ugasanga nta banyabyinda bahatuye. Akaba ariko karere gashyirwa ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa mbere rero tutabatindiye, tutari twahagera, ibuka gukora subscribe. Wagezeyo hano niho musanga byinshi byiza, hano niho musanga byinshi bigiye bitandukanye, dushya tugiye tutandukanye kwa Mr. Scroll Kizito. Ngiye mwumva Kizito nk'ibisanzwe, ibuka gukora subscribe, kora share, ndetse ushange ku nshuti zawe. Binyuze muri share ushobora gusavinga ino video kugira ngo ujye uhora wumva ibyiza bitatse iyi channel. Tutabatindiye ku mwanya wa mbere turasanga akarere ka Nyarugenge district, aha ni umujyi rwagati wa Kigali, akaba ariko karere gatuwe n'abashoramari, abajejetafaranga bifite, babandi bafite wa munezero w'isi, wa munezero udasanzwe w'ubukungu, abakire benshi cyane ugasanga niho batuye. Uyu ni umutima w'ubucuruzi mu Rwanda, hano hatuye n'abafite cyane, abacuruzi bakomeye, abanyabanka, abakozi b'ibigo by'amahanga n'abashoramari. Hari abahoteli y'inyenyeri 5, ndetse dore ko n'inyenyeri 6 ahubwo zigiye kuzahagera. Aho ya ntago ngusekeje kuko ni 6 na 7. Ibitaro by'abafite amashuri mpuzamahanga n'imodoka zihenze cyane, ubu usanga amashuri y'abana bafite amafaranga iwabo bifite cyane niho biga. Imiturirwa nka Kigali City Tower uzayisanga muri kano karere, uzahasanga ndetse
Plaza n'indi ituyemo cyangwa ikorerwamo n'abantu bafite amafaranga menshi cyane. Ugasanga aka karere ka Nyarugenge niko karere gakahize akandi mu guturwa n'abashoramari ndetse n'abafite amafaranga adasanzwe, dore ko u Rwanda rugenda rutera imbere ariko hari uturere twihariye tugaragaramo ubukungu buhambaye bitewe n'icyerekezo, ishoramari, ubukerarugendo ndetse n'imiterere, imiturirwa, ndetse ugasanga imiturire n'iby'ishoramari, izi nyigo zigaragaza ko iterambere ry'igihugu gusa n'imibare ahubwo rishushanya n'uko abantu babaho, aho batuye n'ubukungu ndetse n'imikoreshereze n'umutungo wabo. Ushobora kwibaza uti ese kano karere, aka karere ka Nyarugenge kuba karashyizwe ku mwanya wa mbere nuko ariko karere kahiza utundi mu guturwa n'abashoramari ndetse n'abandi bose bafite amafaranga adasanzwe, bafite amafaranga, bafite umunezero w'isi, akaba ariko karere ka mbere dusanga ku mwanya wa mbere. Nkaba rero nende kubagizaho uturere 10 dutuwe n'abakire benshi. Ibi rero bishingiye ku mpamvu zirimo iterambere ry'ubucuruzi, ibikorwa remezo, imitungo y'abantu, ubwiyongere bw'amazu y'akataraboneka, imodoka zihenze, imishinga migari n'umubare w'abakorera amafaranga menshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwakoze cyane kubana natwe, ndabashimiye mwe mubana natwe mugenda mutuye mu mpande zigiye zitandukanye. Mwakoze cyane, amahoro y'Imana akomeze abana namwe. Imana nyir'ururema nyir'imigisha yose ibahundagazeho ibyifuzo muyitura. Amahoro y'Imana akomeze.